ndabakiriye bakunzi banjye cyundi ubwo nabakunzira abantu muzandeba n'abarandeba byaba uyu munsi byaba ejo byaba ryari byaba nkiriho cyangwa ntakiriho wenda narapfuye byose sinzabimenya ariko ntago nabura sibyo. Yes, tangazo rero twe twiganirira twitera story ariko n'abantu bashaka ko tuzagera live rimwe mbishyire muri comment tuzakora ka live twiterera imbozi kera niko bavugaga hari bavuga kera wagira ngo ndi umukurambere abantu bariyenza hari umuntu maze iminsi ambwira ngo ngira isoni ariko nanjye iyo ntirebye ngira isoni rata kandi ngo zirisha uburozi isoni zirisha uburozi sinzi n'ibindi bintu bavugaga kera nabyo birimo ibintu by'isoni gushira isoni ni igitutsi n'imyitwarire mibi ngo rero kuba mfite isoni zatuma nazifite mwebwe harahagiye uga ngo nta byanjye n'ubundi ntabyo ese ubundi birahari nta byacu tugira ntabwo ari njye bavuze ngo turi abagenzi kandi ngo iwacu ni mu ijuru nimba ari irya gaso nimba ari irya kamonyi nimba ari irya nyatari umeze mutesi weekend yarabaryoheye mwarayiryoheje ntabitagendekeye neza uko byagenda kose bagiye mu muganda n'abatarawugiyemo abawukoreye mu isibo no mu midugudu bawukoreye ahandi hantu navuze muri izi dore bamwe ndi kubabona ariko umuganda ni sawa bimenyana n'abaturanyi gahunda zimwe na zimwe za leta wibuka hari n'izo abantu tutazi rega nanjye kanishyiremo ariko njya mata terwa naho umuntu awukorera ariko gahunda ziri mu mujyi wa Kigali no mu nkengero menya atari zo ziri mu zindi ntara avuga ngo mu cyaro nkaho ubundi tutari mu cyaro gusa ni bisanzwe n'ubuzima busanzwe ahantu rero tujye tuza twigire amakuru agezweho amabi meza ariko amabi ntacyo amabi se yakomaze nuko bavuze ngo harya ngo sinimba hari ibintu bya kera cyangiye kuzajya ngarura bigiye bitashimishije ibintu bya kera birimo ubukoroni mana yanjye ubundi umutumirwa wari uhari n'undi araza kugaruka uyu munsi uretse ko hari utundi tuntu yabanjemo bibaze ko imyaka mfite nawe iyo ufite wa muntu ntabwo ngiye kuzanamo ibintu by'igitsina hano by'igitsina gore n'igitsina gabo nta bindi mvuze waba umuhungu waba umukobwa waba umugabo waba umugore imyaka wowe ufite ukaba waramenyeye rimwe ntange cyangwa warantanzeho cyangwa ariko ndateka kese niba mwarabimenye ntimubivuge cyangwa ntimubitubwire umuntu wari uzi ko Adamu na Eva batari abantu babanje ku isi narumiwe ngewe umuntu twaranacarenjinze vuga ni naho mbonye umuntu mbeshya ibintu nzi kwe abantu banditse iriya bitabo kivuga mu izina bavuze ko Imana yaremye Adamu gusa kandi yararemye na Lilith ubu hari ababyumvishe bwa mbere nabo batinze kubuza kurya show hano umwebwe murumva mudafite ikibazo nk'icyanjye uretse ko urumva cyagabanutseho umuntu witwa Lilith muramuzi umuntu Imana yaremanye na Eva na Adamu yawe mugore we wa mbere ibyo bapfuye byose murabizi ubwo yagiye ariko muzakurikira ikiganiro cyamanje mutumira kandi dufite yabivuze nanjye ko azongera bakaza akatubwiraho n'ibindi ndetse hari ukuntu twabivuze turi ahantu undi muntu aravuga ati ibyo bintu nibyo ati none se ati mu gitabo muri kiriya gitabo
muraza kukimenyera ntigiye ntabwo ndakivuga timwumvishemo igitabo cy'umuntu witwe Enoki ariko ari Bibiliya nkunda kwibagirwa sinzi ikibazo mfite nimba ari y'abanya Egypt nimba ari y'abanya Ethiopia icyo gitabo kibamo ongera kandi nkabihuza na Bibiliya zindi tuzi nubwo hagiye hazamo n'izindi nyinshi zimwe zibamo ibitabo bimwe izindi ntizibemo ibindi gusa hatagira uwo nagiye kuvuga ngo nyobya ariko sinakuyobya pe bikuvuga ibintu nanjye ndikumva muri iyi minsi ariko ntabwo cyane nari mbizi cyiza nuko Imana iriho ariko izindi derivatives zindi ko nazita niki hatagira ubyumva nabi ntawe mze kunyumva nabi ariko izindi derivatives ntabwo wenda nzi icyo babikoreye ariko byose byose nta kabura imvano byose ikintu cyose kibaho ngo tutsige menye n'amakuru ariko harimo ibintu byinshi bishobora kuba ari ukuri cyangwa atari ukuri kandi nanone mwibuke ko ukuri kuba biterwa n'imyemerere y'umuntu abona ari ukuri cyangwa atari ukuri biterwa n'imyemerere yawe gusa njyewe uko ndi kubifata harimo ukuri n'ibitari ukuri ku myemerere yanjye ni kwa kundi bavuga ngo ubwiza bw'umuntu buba mu maso bumureba nkanya ndi kureba gutya abona wowe uri mwiza dore nawe dore n'uwo wundi wisekeshejwe nawe uri mwiza muri beza uko muri kundeba n'abareba kuko nzababona hari aho tuzabonana ndabizi haba mu ijuru yaba iryo hejuru cyangwa iryo ku isi tuzabonana ntabwo ari kubonana ariko byo kurwana mu kinyarwanda tuzahuza amaso navuga ngo kubonana bakaza ibintu by'imibonano tuzahuza amaso nuko aka kantu ni ukuri ko mbihinginze ubu ngubu gufata aka karinki ukagashyira kuri sitati yawe akamara nk'amasaha 24 ukituriza n'abandi bakayobona nta kibazo kukanda wowe ukora kukazogera karezi ko gatuku uvuga ngo mwika subscribe cyo ni ikibazo gushyiraho udukomenti munsi cyo ni ikindi mugerageze n'ukuri kw'Imana Imana ariko Imana yaturemye bana yayindi Imana y'Abisiraheli ngendi umunyarwanda yivuza Imana y'abantu umugabo umwe wigeze gukora ikiganiro kuri channel ariko ni na televiziyo avuga ko ubundi Imana yare umuntu wa mbere wageze ku isi ari umunyarwanda muzagishake muze kumbwira Bahering okay ko bana binyemerera mba mbifite ndabireba abantu bazi ibintu uretse ko tutabimenya ariko muri icyo gitabo ntibavuze ngo Imana ngo yaduhaye ngo ubwengera bwo guhita mpishyira ntikiza ariko nanone ngo ubwenge bwinshi burasaza ubwo budasa ubucyari bwo budasa bavuga ko okay sorry ariko ni umugani ngiye ntago nazanye umugani narawusanga ubwenge bwinshi burasaza nta muntu nica umusazi hanyuma noneho bakanavuga ko bose n'umusazira umuntu udafite ubwenge aba ari umusazi umva iyo contradiction ibirimo utuntu baducanga ko n'ubundi ngo isi imbere yari nimba ari uruvanye nimba ari uruvuyange nimba ari urusobe kandi gusobeka murabizi ko ari ibintu biba byivanga siyo twaje siyo twisanga ese waba ku isi utayiriho nawe ugomba kubicanga bikivanga
kivanguye kikivangura ikivanga nacyo kikivanga kizongera kivangura cyangwa kivanga cyego nanjye murabona ubu nanjye nivanze rero uzi ibintu uri kuvuga murabona nk'ubu ari ubwenge buri mu wese kuvuga n'indi kuvuga wivugira kuvuga kuvuga ni kubivanga yaka hari umuntu nibagiwe nari maze iminsi nawe yongeye kujya mbavuga shaho ko bakuru ziratu mvuze ngo shaho hari uwo byababaza ariko umuntu mukuru uzareba iki kiganiro njye azansobanurire ako kantu ako iryo jambo ndababaza n'ayandi nyuma shaho ni igitotsi ni agasuzuguro no urumva ko bise binshaka muze gushyira muri comment mumbwire shaho koko ni bibi ni byiza ni bya bindi navuga byo kwivanga birongera birivanga mbese shaho ntago nzi byari byo rero ni nzajya mbivuga n'ukuri murabizi ndabubaha ngiye kuvuga ndabakunda kandi nta muntu ukunda umuntu atazi ariko ninjya mbivuga nimukagire ngo nubwo uwo muntu ataransobanurira nimba ari bibi cyangwa ari byiza nawe azabinsobanurira azi ko ndabimubaza neza nzagaruka azampa n'irindi jambo nazajya nkoresha kitari shahu ariko njye ndumva kugeza ubu kubera ko nta atarabisobanurira yavuze ngo hari umuntu uzajya uvuga ngo uko ugiye ahantu nubura icyo muvugaho mubeshyere naho nzakubeshyera nzajya nkutinga ibyo wavuze nzajya nkutinga ibyo wavuze waba ibyo wavuze ku bandi waba ibyo wivuzeho ariko nanjye ko ngiye kukuvugara kandi si wowe gusa reka n'abandi nzabavuga ubu naje kuvuga pake YouTube nihagarara nibwo mutazumva mpavuze ariko uyu mwaka bahaye ubu tugezemo hagati mu kwa 12 Ukuboza ariko n'amezi yo bazayahinduye nk'ubu umuntu wese kwa 12 ngo mu Ukuboza kubavuga ngo byari ibintu by'imvura tangiye kumvuga sha barahura urandogesheje yacyo ariko tutsamura ngo muvuge ariko nari nakuvuga se ubwo navuze ko ngo ni wowe nivugira iby'amezi Ukuboza ngo kwabagwaga imvura nyinshi bikabuza imyaka yo byashoboka abantu bizi indimi ariko ubu noneho namwe ndaje mbavuga kwa 12 ngo kubera imvura yabaga ari nyinshi imyaka ikaborera mu murima impamvu bakwiswe Ukuboza none ubu ibihe byariciya kwa 12 izuba risigaye navuga ngo iki riva kurusha ahubwo ari no kwa kabiri babyita mu mpeshyi ababishi ngiye kuba ababishi tuzabihindure sorry geni zimwe sha muri generation yanyu mwazakirageje mugahindura ibintu mukabya update Ukuboza ko abenshi muri twe ariko ngenda bizi benshi muri mwe mutazi guhinga mutazi nibihe byo guhinga ubura uvuga ngo mukuboza uboza ikikwere nimuze ngo abizi indimi ndabyo kera ariko bizahinduka ubundi baravuze ko wa mutumirwa yaravuze ngo wari igihe ngo cyabayeho tutariho ngo ni ikimenyetso ntashidikanywaho ko ari igihe kizabaho tutakiriho
ntago nzi neza nimba mukotinze neza, ariko icyo ndi gushaka kuvuga abantu bize indimi ibyo mutanyitwaraho mwiko imurimo mwize indimi. Nese ubwo umuntu akakubwira ngo yize indimi, akakubwira ngo nta gifaransa azi, ngo nta giswahili azi, ngo nta gishinwa azi. Hajya bavuga ngo abantu bize zimwe mu ndimi, kuko aho ngaho ho bibaye kiriya birasobanura. Ariko ari umwana muto wigishaga wiga muri primaire ubu yambayije akantu mu gifaransa, kandi yanakizemo ariko sinakizi, ariko nacyo narakizi, ariko ntabwo aricyo nize cyane, wagira ngo naranize we. Nagiye ku ishuri bakajya babimbwira rero byo kwiga ntabyo. Yego umwana nyina yarampamagaye, nawe ni umujenizi, wamfashirije umwana waka uko byamunaniye. Ese waka yiwe cy'ifaransa yiga mu wakagahe mu kane primaire. Mwana ambwira ibintu yansabye gufata bike n'urupapuro nkajya mbyandika kugira ngo nimba naranamubeshye, nimba naramubwirije ukuri, nta nubwo nakurikiranye amanota yabonye. Ariko kera ibintu mana yanjye, ariko nzaje mbivuga mbisubiremo. Kera abantu bari mu myaka kambare 30, hagati ya 30 na 40, abo wenda navuga bikumvikana. Kera kwiga ibi bya modocation bitaraza, wigaga wigaga note zose z'igihembwe, ikizami wenda ntago nzi ahantu biza, ariko ndumva biba ari bimwe, kuko tuzami twaracacanaga mu bigo. Umwana w'imba ari nk'uwi Rusizi wiga nk'i Kigali, ukabona azanye ikizami bababajije aho, ikizami kiri ku kantu gato cyane karutwa na kariya kopro kajya kuri stika y'urusenda, kariho ibibazo 4 cyangwa 5, kandi bakakubwira ngo ibyo bintu urabisubiriza ku mibamburo 4. Imibamburo nabo ni deplicata si wayibonaga. Irami imwe hari umenya yarakoreraga ikigo cyose, none baragukubita impapuro zanditse imbere n'inyuma, kandi umuntu yagwaye ibibazo n'ubundi ugiye kwigamo, wiga muri ibi bibazo nzakubaza gusure ura muri misa. Ariko kumenya n'ubunebwe bwaraje, nazanye ubunebwe mwebwe. Daraba Jenizi ati amubwire ko ni mu kiganiro. Hello, aramutse neza? Amahoro masa, ariko nari ndi mu kiganiro, urihanganaho gato. Si ikibazo, yanganaho nk'iminota nka 30. Okay, niwumva urukundo rarufite shaho, urukundo uri narwo. Biza buhoro buhoro. Aha, nanjye mpari ku bwabyo ra, nanjye ko mpari ku bwabyo. Gahanganeho gato maze nkomeze ikiganiro ndakubwira. Abisha urukundo namwe mugombe munkunde, muzonkunda mugabo. Sibyo nandi kwivugira ku by'ibizamini n'uwo mwana ukuntu kera twigaga ugusubira mu kwiga ukongera ukandukura note.
niko ibintu wabifataga mu mutwe uretse ko ntacyo byatumariye bamwe. Hariho hari umuntu twahuye, ese bite usigaye ubahe? Mbahanika avuga ati ntago ukigisha, ntireka dase kwigisha ngira ngo ngewe narize. Aha ngo se hari abantu bambwira ngo warabigishije, ntireka reka ni nabonye buriya nanjye ibyo mbigisha ari ibyo banyigishije, kandi bimwe bari okay, bimwe mu byo nabigisha sinari narabyize. Niyo ku mwarimu umwe ntabwo nzi niba ari umwarimu cyangwa nawe waramubayeho nk'ibyo nababwiraga by'uwo mwana. Twari turi muri bisi, yes, muri bisi twegeranye, umuntu aramuhamagara ngo yiriwe, wumvaga ariko ari umwana mutoya wari ukijya nko muri section cyane, kuko byari muri vacances, yaragiye mu bya computer ndakeka. Ngo none se ngo ngo batubwiye ngo ku kigo ngo bashaka ngo wireless. Icyo gihe wireless zabagaho, ariko ibaze ko twize nta internet ariko Gen Z zimwe. None chat GDP harya ni GPT, yes, chat GPT ibintu byose. Ubundi niyo mpamvu aranyamwira ni turi mu byahishuwe, bavuze muri Bibiliya twarabitangiye. Tarabona umukecuru ambaye mukonda huti kera ariko twazitaga, tarabona umuhungu yapfumuye izuru, iyo ni haramu amugani, dore na Bibiliya yarabivuze. Wowe umuhungu yapfumuye izuru, wowe sawa, n'ubu umusaza nzaba ndeba. Ntabwo mujya mubona naba Masai muri Afurika yo hepfo, abantu bo okay n'aba Masai ariko niko bameze. Mu Rwanda wenda kenshi nibo tubona kuriya bakoraho ugutwi bagakuramo akanyama, kandi twize batubwira ngo kugira ngo umuntu yumve nuko amajwi azagakubita kuri kariya kanyama bakuramo, bagahita yinjira ngo mu gutwi kumva. Bariya abantu ntago bumva, utambeshye wenda ibyo da icyo gihe n'ubu simbizi niba ariko bakigiye mwese n'abagoronome kwanza n'abize ubuhinzi nk'ibice bigize ikibabi, kuko muri ubu buzima bitumariye iki. Nshaka abantu nka batatu, nta nubwo mvuga batanu, ibice bigize ikibabi ngo ni iki, petiyore, rembe n'ibindi ntapfa kwibuka, bitumariye iki? Cya kintu cya formule birebire bibiri, photosynthèse. Hari umuntu wenda utaragiye mu iteganyagihe, ntabwo se kandi iteganyagihe ni iry'igihugu, nta prive y'iteganyagihe ribaho nka photosynthèse ngo cycle de l'eau. Ibintu kuko mana yo mwijuru. Ariko yewe ziriya zindi nitugira icyo dupfa, ariko nta n'icyo dupfa, sibyo? N'utundi tuzatuvugaho. Big up rero, ararekwa ntashira, Abanyarwanda niko bavuga, iyo ni amagambo. Mwakoze.